Ndabashuje cyane nagira ngo nangire nkubaza ikibazo niba nawe waba urangije sogonderi muri uyu mwaka washize ndetse n'uyu nguyu turimo. Waba warize REB cyangwa warize NESA, ushobora kuba warize siyansi, ushobora kuba warize iby'ubukungu, ushobora kuba warize ibya politike n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ushobora kuba warize imyuga ndetse n'ubwarimu. Iyi ni video ikureba. Hano ndagira ngo nkubaze kugira ngo niba nawe ushaka gutangira urugendo rwawe rwerekeza muri kaminuza. Urugendo rwawe rero rugiye gutangira ahangaha ukimara kureba iyi video. Nyaboneka wese waba ufite amanota 50 cyangwa kugeza ku 100. Waba wibaza niba ushobora kubona kaminuza ku manota yawe 50. Hano ngiye kwereka kaminuza zigera muri 3 zimo ziratanga buruse ku bantu bafite amanota 50 kuzamura. Hano ndagira ngo usabe ufate ikaramu kugira ngo tuze kujyanirana bitaza kugucika. Ndagira ngo tujyanane ufate ikaramu, ufate n'ahantu uza kwandika nimero wabazaho ikibazo mu gihe byaba bikuyobeye. Ubwo ndaguha nimero wabaza muri izi kaminuza. Banza ko ufite ikaramu kugira ngo tuze kujyanirana. Hano hari kaminuza zijya muri 3, ariko tugiye gutangira kuri iyi kaminuza yitwa Africa Leadership University. Iyi ni kaminuza iri kwakira abanyeshuri kandi izafunguye amarembo uko zino kaminuza ari 3. Icyo ugomba gukora ni ukora application wihuta cyane batarafunga. Niba warize reka tugende mwereke ukuntu twa applyinga. Urakanda ahantu handitse apply now. Ndaza kwa hariki muri comment ibanza ndayipininga, murashobora kugenda muzibona. Ba link 3 ndabanza link ya Africa Leadership University ihe ifite amashami hano mu Rwanda mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye. Ndetse ndaza no kubaha iyindi kaminuza yitwa University of Global Health Equity. Iyi ni indi kaminuza zigenda zitandukanye mu mashami. Ushobora kuba warize siyanse, warize ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tuze kujyana. Ndaza kubaha n'indi kaminuza yitwa RX. Hanyuma reka twihute dukomeze tureke gutinda. Hano ni kaminuza iri kwakira abanyeshuri bashoje mu myaka yagiye itandukanye. Ushobora kuba warize mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kuba warize muri Kongo, ushobora kuba warize muri Tanzania, mu mpande z'igihugu zose zigiye zitandukanye. Ushobora kuba uri umunyarwanda cyangwa uherereye mu kindi gihugu giye gitandukanye. Hano kwa applying muri kaminuza ni iby'igiciro cyane. Ndagira ngo tujyane rero. Hano hari page 3 ugomba kuzuza mu gihe ugiye kwa applying. Hano ndabaha nimero z'iki kigo z'iyi kaminuza kugira ngo barusheho kugufasha aho utari kubyumva neza. Hano hari page ibanza ugomba kuzuzaho izina ryawe ribanza ndetse ukuzuzaho n'izina ryawe riheruka. Izina ribanza ni Kariste, iriheruka ni Irinyarwanda. Yes, ubwo ngubwo turita dushyiramo email. Byaba byiza ukoresheje email ibaruye mu mazina yawe ndetse ugakoresha na phone number. Baragusaba gushyiramo phone country code. Phone country code ukanda hano ugahitamo code y'igihugu cyawe, ukabona niba ari Rwanda ugahitamo, ndetse ugashyiramo na nimero ya telefone uhereye kuri 7 byaterwa n'igihugu uherereyemo. Hago code y'igihugu ntago uri buyandika, urandika imibare ikurikira code y'igihugu ndetse ushyiremo n'igihe wavukiye. Byaba byiza ushyizemo igihe kiri kwiranga muntu yawe kuko ibi byose bazabigusaba muri ibi byangombwa bigiye gukurikira. Hano ugahita ukanda next page. Yari page ya mbere nk'uko ndimo bibereka hano muri Africa Leadership University. Hano tutadukanda next kugira ngo dutungukire ku yindi page. Iyindi page yubatse gutya. Indi page ya kabiri naho uri bwuzuze igihugu utuyemo. Igihugu utuyemo nicyo uri bushyiremo. Ushaka uhereye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye muri iki gihugu, muri isi yacu. Ushaka uhereye mu bihugu bitandukanye aho uherereye ku isi, waza kwiga muri kaminuza nta kibazo. Icyo usabwa ni uko ugomba kuba wujuje ibino bisabwa narindimo mbabwira mu kanya, ndetse ugashyiramo n'umujyi w'icyo gihugu uherereyemo. Hano hasi urashyiramo ngo what country did you attend the high school. Igihugu watendetsemo high school ni sogonderi. Ngiye kuko high school nayize mu hano mu Rwanda, ndahitamo Rwanda. Yes, byagomba no ko Rwanda byarangiye byabaye. Hanyuma Rwanda ahita mvuga ati what is your high school. Urahita uhitamo ikigo wizeho muri high school. Ikigo wizeho urahita ucyandikamo izina. Nge nize GS. Yes,
urabona ashyizemo ikigo nize muri high school, ubwo ni ikigo wizemo muri sogonderi, hanyuma ugahita ugishyiramo nawe byaterwa n'ikigo wizemo ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hano urahita uhitamo is your high school is the list above. Ikigo cyawe kiri kuri list, yes, ugahita uhitamo hano handitse yes, hanyuma ugahita uwandika ugahita ujya kuri next page. Next page itatungukira ku yindi page iteye itya, ni page ya gatatu tugomba kuzuzamo what program are you attending. Sorry gato turebe niba iki kigo twashyizemo ari ikigo bari baduhaye. Yes, murabona yuko ntabwo kirimo hano ndeta ngishyiramo mvuge yuko ikigo batari bakimaye. GS no. Yes, ntabwo iki kigo kirimo. Reka dukomeze twite tukuzuza. Hano kirazira kubeshya guys. Jesse Runyombye 1. Yes, tuvuga ati is your high school is the list above. Oya, ntabwo cyari kirimo. Hanyuma duhita dukomeza no kuri iyi page, ni page ya nyuma we ukurikire ndazwa link wuzuza, ndetse ushobora no kuza hano kuri browser ukuzuza bino nagiye nkwereka nawe ukurikije imyirondoro yawe. What is the name of your high school? Yes, nyamara yuko izina ry'ikigo nize high school maze kugishyiramo, hanyuma ngiye ndahita nshyiramo umujyi w'iki high school uherereyemo. Ni Kigali kuko Kigali ubwo bino biba bireba cyane abantu baba barize hanze y'igihugu. Tadukana next page utungukire kuri page ya nyuma tugomba kuzuzamo. What program are you interested in? Hari porogaramu ziboneka muri iyi kaminuza, hari icyo bita BSS yitwa International Entrepreneurial Leadership. Shoboze ibintu bijyanye na entrepreneur hano wakwapplyingamo. Hano hasi ni software engineering. Dukomeza ugahita uhitamo ishami wize. Hano bitewe ubwo hano ni ku bintu bira abantu baba barize ibintu bigendanye na entrepreneur. Hanyuma hano hasi uhita wuzuzamo ikintu ugasegitinga would like to join ALU, ugasegitinga ibyo ushaka kwiga muri kaminuza ya Africa Leadership University, ndetse hano hasi ugahita what did you hear about ALU, ugahita uvugamo ikintu wigeze kumva kuri kaminuza. Hanyuma ugasobanukirwa niba tuition free ari ibihumbi 3 byibuze ku mwaka by'amadolari bigomba kwishyurwa. Dore yuko iyi kaminuza igiye itanga na buruse bitewe n'imyirondoro agiye utangamo. Hanyuma ugahita ukanda ugahita ubyohereza hano ukemeza niba utari robo, handitse I'm not robot, ugahita ubyemeza. Hanyuma ikintu ugomba ni ugukanda hano submit, bihita biza mu ibara ry'ubururu, ugahita ugira iki, ugahita ubyemeza. N'abantu bashaka kwiga entrepreneurial leadership ndetse n'ibita software engineering. Hano rero reka ibi tubiveho. Ubwo iyi ni kaminuza ya mbere, reka muraza kuyisanga muri comment ibanza mbereke iyindi kaminuza igiye gukurikizaho. Indi kaminuza igiye gukurikizaho ni kaminuza cyane irareba abantu bize siyanse ndetse n'abize ibintu bigiye bitandukanye. Iyi kaminuza ifite amashami menshi agiye atandukanye. Mbonye yuko iyi kaminuza iri kwakira abanyeshuri baza muri entrepreneurial leadership ndetse na software engineering. Hano reka dukomeze nita kwa kaminuza yitwa University of Global Health Equity. University of Global Health Equity. Nyango muri tamuyibona ita University Global Health Equity application 2024 chain made not be safe. Yes, dutungukira ahangaha kaminuza babwira ni ngitwa University of Global Health. Witukanda hano handitse admission UGHE. Hanyuma itukanda bereke ukuntu iyi kaminuza no
irimo amashami menshi agiye atandukanye. Ushobora kuba warangije umwaka ushize, ushobora kuba warize hanze y'igihugu, ibi birakureba. Nyamuneka dushyigikire hano kandi kuri subscribe kugira ngo izindi kaminuza tugenda tubereka ndetse n'andi makuru agiye atandukanye bitazagucika. Kandi subscribe ukande all, ufungure inzogera yawe kugira ngo aya makuru ubashe kuyageraho mu bambere. Ikindi kandi byaba byiza utereranye buno butumwa kugira ngo buzabashe kujyana no ku bandi banyeshuri, ukana subscribe ndetse unasharinga muri groupe zigiye zitandukanye ku banyeshuri ukeka yuko baba barashoje secondaire. Ushaka kuba uri umuntu ukuze, ushobora kuba uri umwana, ibi nawe birakureba kugira ngo ugire uruhare kugira ngo buri muntu wese abashe kubona amakuru. Hano uritungu cyane handitse ngo Academic Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery ndetse na Master Science in Global Health Delivery, Postgrad Certificate in Health Professional Education Program ndetse n'icyitwa The Center of Leadership in Global Health Equity, Institute of Global Health Equity Surgery, Center of Equity in Global Surgery, Center for Population Health Innovation Center, Writing Center. Hanyuma tatuza hano handitse admissions. Admission is application for MGHD program class is you uzarangira mu mwaka w'ibihumbi 2026 are open. Ibi nibyo nagira ngo mbereke yuko irafunguye kugeza ubu ngubu. Hano submit your application via kuri iyi link. Hano urakanda applying, ukashyiremo application yawe kuri iyi link. Ngira ngo ndabere iyi kaminuza irafunguye kandi iri kwakira abanyeshuri. Ni kaminuza wasamo buruse ku giciro gito cyane. Ni ibintu byoroshye kandi aya makuru nagucika. Icyo ugomba gukora no gusharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye buno butumwa. Hano kanda ngo application tour ni class yo 2026 official, ikaba rero yarafunguye ku itariki 11 November 2021 2024, ikaba izageza ku itariki 14 z'ukwa 2025 saa 7 z'umugoroba izahita ifunga. Hano icyo usabwa gukora wowe ni ukumenyekanisha buno butumwa, usharinga inshuti zawe kugira ngo nazo itazacikanwa n'aya mahirwe, ukazisharinga ndetse ugakanda subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru arushijeho n'izindi kaminuza tukaprayinga. Ugomba kuba ufite amanota 50 kuzamura kugeza ku 100 niba urangije uyu mwaka. Ku barangije NESA itambutse ugomba kuba ufite 2 principal passes. Ngira ngo mwamenye yuko principal passes byavuye, icyo ugomba gukora ni uko ugomba kuba ufite amanota 50 principal pass, ubwo uba uyifite. What are the requirements for admission? Hano hari ibisaba kugira ngo ukore admission. Nuko ugomba kuba warize umwaka w'amashuri yisumbuye. Hano ugasoma aya makuru byose na skills, welcome to candidate hold bachelors. Hano ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano iyi kaminuza ifite n'amashami muri USA. Niba ushaka no kwaprayinga muri USA naho ndaza kubikwereka cyane, ariko twereka twite cyane twibande hano kuri bifunguye hano mu Rwanda. Ikintu turi bukore tuza hano handitse application opens. Hanyuma niturangiza dukande hano kuri application. Yango murabibona yuko yafunguye ku itariki 11 z'ukwa 11 2024 ndetse ikaba izafunga ku itariki 14 z'ukwa 2025 saa 11 z'umugoroba. Hano urakanda hano kugira ngo mbere kundu kwa prayinga muri kaminuza, nagira ngo we utaza gucikanwa kandi usharinge inshuti zawe zimenye buno butumwa. Hano icyo ugomba gukora ni ukanda sign up. Nukana sign up urahita ubona ngo email update. Hano urashyiramo email, ushyiremo izina ribanza, ushyiremo irihera. Hano izina rihera ni izina riri mu Kinyarwanda. Hanyuma ukavuga ibyo ugomba kwiga. Hano yes, jyango murabona yuko bino ni ibintu bisabwa kugira ngo ujya muri kaminuza. Cyo wakora no gukora admissions ndetse ukaba wabasha kwaprayinga muri campus, ukaba wabasha kwiyandikisha. Rero reka mbereke twihute.
What search provide global solution to this mission. Bareba strategy, ingamba bagenderaho zose. Bino ni ibintu bisabwa, hanyuma ugahita utungukira kuri iyi page ugomba kuzuzamo umwirondoro. Hano urakandikamo izina ribanza kugira ngo tujyanirane. Hanyuma hano hasi ukandika institution, ikigo wizeho segonderi. Hano hasi ugahita ushyiramo position, ubwo ni umwanya cyangwa amanota wagize, ugahita ushyiramo hano hasi ugahita ushyiramo email bakubonaho, ugahita ukanda submit. Wamara ukanda submit ugahita wohereza. Hanyuma we icyo ugomba kubusabwa nuko warize, urahita mbona amashami menshi agiye atandukanye. Hari science, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora warize science, hari entrepreneur, harimo bigendanye n'ubugenge. Warize physique, imibare, chemistry, biology, entrepreneur, history, geography ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ushobora, aya ni amashami agiye igifunguye kuva saa 2 z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba hano mu Rwanda. Niba ushaka kumenya ibigendanye nuko ushaka kwa applyinga muri United States of America, ugomba kuba itangira cyangwa ukaba wabaza ku muyoboro ugiye utandukanye kuri saa 2 z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Iyi hano hari nimero ugomba kubabazaho, andika 078 6 405 072 kugira ngo ubabaze n'ibyo wize wabonamo umwanya muri iyi kaminuza. Hanyuma iherereye ahitwa Kigali Heights kuri ploti ya 772 KG7 AV. Uraza muri floor ya gatanu. Iherereye hano i Kigali. We icyo usaba gukora ni ukwiyandikisha ndetse ukaba wabahamagara kuri izo nimero nababwiye 078 64 05 072. Wabibabaza guhera saa 2 z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Nagira ngo tudatinze twihute cyane bereke n'indi kaminuza kugira ngo nayo ube wabasha kuba wayapplyingamo. Ni kaminuza nayo yafunguye wakwapplyingamo guhera ubu ngubu ukaba wabasha kubona kaminuza yawe. Yitwa RX Africa, ariko witwa RX Rwanda. RX Rwanda ugahita uhabona, ugahita ngo be inspired by our learners journal and story, embark on transformative journey toward taking executive with Alex Foundation to core of all Alex program. Hano urahita uhitamo kandi RX Rwanda, AXLX Rwanda. Urabona ku bufatanye bwa Mastercard Foundation. Iyi ni kaminuza iri kugenda ifasha abanyeshuri bahereye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babone application. Iyi ni kaminuza nayo yafunguye, ukaba wabasha kuba nawe wakwapplyinga muri kaminuza, dore yuko yoyo izafunga muri uku kwezi kwa mbere. We icyo usabwa gukora ni uguhita ujya ahantu handitse application. Ushobora kuba wajya kuri browser wakoresha Google, wakoresha Chrome, bitewe n'iki, bitewe na browser ukoresha. Hano yitwa RX Africa, ariko ikafite amashami menshi agiye atandukanye hano mu Rwanda. Tuhitamo igihugu, tuhitamo Rwanda. RX program are now open for registration. Jamana ngo RX programs are now open for registration. Browser programs. Ugetukanda hano handitse browser programs. Hano ukatakuga yuko bakira abanyeshuri barenga 80,000 mu myaka yagiye itandukanye. Ugetukanda handitse browser programs, njya muri kuhabona. Nurangiza wiyandikishe ibintu bye bitandukanye. Ugetukanda ngo urahita ubona ama program atandukanye
kugira ngo urebe we icyo usabwa niba hano wafunguramo bitewe n'ibintu wize muri high school cyangwa secondaire. Yes, murabona yuko hari amaporogaramu menshi agiye atandukanye. Urahita ukanda kuri aka gafresh kamanuka gakandeho, numara ugakandaho urahita ubona yuko bafite amaporogaramu. Iya mbere yitwa data, iyindi kitwa programming and development, iyindi kitwa business, iyindi kitwa career. Ubwo ku bantu bize ku mashami agendanye n'ibi ngibi nibo bakenewe kugira ngo bahite ba-applyinga muri kaminuza, ndetse n'ibintu bya teki, ukuba warize computer n'ibindi bigiye bitandukanye wakwa-applyinga muri tech, ubwo ni technique, muri career, muri business, muri program and development and data. Aya niyo maporogaramu bafite muri iyi kaminuza. Wowe icyo usabwa ni uguhita ukanda hano handitse apply now, ukiyandisha muri muri university, dore yuko ifunguye guhera aka kanya. Icyo usabwa ni ukwiyandikisha kugira ngo udacikanwa n'aya mahirwe, dore yuko waba wibaza. Rero nabyo nabwiraga yuko urugendo rwanyu rwo kujya muri kaminuza ruratangira ahangaha ukimara kureba iyi video, ndetse ukaba wabasha no kuba wabahamagara kuri nimero nabahaye, ukaba wabaza byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ishami wagiye wiga muri secondaire. Tukananditse ngo apply now, tegereze handitse apply now. Numara kuhagera urahita wuzuzamo amazina yawe ndetse na email yawe, ukuzamo amanota wagize muri uyu mwaka agomba kuba ari hejuru ya 50, kugera kuri 50 kuzamura. We icyo usabwa ni ukwiyandikisha. Hari nimero rero wababonaho niba ushaka kwiga data, cyangwa ushaka kwiga technique, cyangwa ushaka kwiga business, cyangwa ushaka kwiga career, cyangwa ushaka kwiga programming and development. Hano wababaza. Iyi ni kaminuza irafunguye nk'uko mwabyiboneye. Iri ni itangazo barimo barashishikariza abanyeshuri gukora admission, bakabasha kuba bakwiyandikisha muri iyi All Africa Rwanda. Hano icyo ubusabwa hano nta kindi ukuzuzamo ibisabwa. Hano ukuzamo izina ryawe ribanza ndetse n'irikurikira, ukuzamo email yawe, ugakofirima, ugashyiramo phone number, ni telefone bakubonaho, ndetse ugashyiramo na password uzajya ukoresha mu gihe ugiye kwinjira muri browser kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Warangiza ugahita ukanda accept hano hasi, ugahita wemera amategeko n'amabwiriza ugomba kuba banje kuyasoma, ndetse ukuzamo password confirmation washyizemo hejuru, hanyuma ugahita ukanda sign up. Ubwo nta kindi wowe usabwa ni ugukanda apply now. Hano ni kaminuza rero, wahamagara kuri nimero zigiye zitandukanye wabona hano mu Rwanda. Nimero ugomba kubabazaho niba warize ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga, ndetse n'ikoranabuhanga computer n'ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba ushaka kwiga data, programming and development, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. We bahamagare kuri iyi nimero ngiye kubabwira. Urabahamagara ndetse ushaka no kubandikira kuri email baza kuguha hano hasi. Urareba, urakanda hano handitse ngo Google, uraza kureba email wabasangaho, barusha kugenda bakwandikira. Icyo ugomba gukora hano ukanda ugashyiramo password kugira ngo ujye umenya amakuru menshi agiye atandukanye. Ku bantu nabwiraga bashakaga nimero, ndongera nzibasubiremo, ndababwira iyitwa Africa Leadership University. Nabwira nimero wabona yuko ari uguteranya 250 758 46 219. Ukababaza ku bindi bisobanuro. Baba bafunguye kuva saa 2 z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Ndetse niyitwa University of Global Health Equity, nayo naberetse ukuntu wabikora. University Global Health Equity nabo wabahamagara kuri nimero zigiye zitandukanye, ariko iyo bakoresha mu kazi bahamagare guteranya 450, cyangwa niba uri mu Rwanda hamagara 078 64 05 072 ubaze ku bindi bisobanuro byisumbuyeho. Ndetse ndabaha na link description, ndetse ndarushaho no kugenda mbereka n'uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Ahantu uza kugira ikibazo ze kumbaza, ndaza kubaha link ya group ya WhatsApp yanjye kugira ngo ujye umbaza ahantu uzagira ikibazo, ndetse niba ushaka kumbaza ku makuru agiye agendana na application. Hano ni kaminuza eshatu nagira ngo mbereke zifunguye. None icyo usabwa ni ukugira ngo wiyandikishe batarafunga
mbere yuko ubona diplome. Iyandikisha hakiri kare nahawe kugira ngo nawe wizamukiye muri kaminuza. Ugomba kuba ufite amanota 50 kuzamura kugeza ku 100. Hano ku mpera z'iyi video ndaza kubereka iyindi video naberetse yuko wakwaprayinga muri kaminuza nayo uyirebe niba nabwo utariyandikisha muri ligi nabahaye waba nawe urimo uracikanwa. Ni kaminuza yo yoroshye wiyandikisha ndetse ku mwaka ukaba watanga amadolari makeya cyane. Ni kaminuza wirihirira ku madolari makeya, ubufatanye n'ibigo by'abanyamahanga mu gushyigikira abanyeshuri kuzamura impano zabo cyane cyane ku bashoje sogonderi. Ni kaminuza itagoranye cyane dore yuko ku mwaka byibuze waba usabwa amadolari agera muri 500. Ugamudajya muri 500 ntabwo birenze 700 ku mwaka. Ugereranyije nawe watangaga sogonderi 700 ntago ari menshi. We cyo usabwa ni ukanda subscribe kugira ngo ujye urushaho kubona aya makuru ukayabonera ku gihe. Ikindi reka kuba umunyabugugu usharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye aya makuru kugira ngo nazo ziyandikishe kandi nazo zamuke muri kaminuza. Byaba ari iby'agaciro ushaka kumenya ibi ngibi ukiyandikisha ndetse ukabisangiza n'inshuti zawe ukanda aho hantu handitse share ugasharinga. Yabona niba iyi video wayikunze kandi like. Turakunda cyane amakuru yo agiye agezweho kuri kaminuza zigiye zitandukanye tubibagezaho. Nge nitwa Callixte Mutabazi Rindoch, nije ubagezaho aya makuru agiye atandukanye. Na subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru ataha. Nzabereka n'izindi kaminuza zigenda zifungura. Uko kaminuza zagifungura nzajya mbereka kaminuza yafunguye ukaremo admission. Ndabakunda cyane, bye bye.